Nuhitamo gufasha umukobwa uzamufashe ariko uzamenye neza ko uwo mukobwa ufashije azongera kuba yakwibuka nanone mu gihe yongeye kugira ibibazo. Robert Mugabe wigeze kuba perezida wa Zimbabwe yaravuze ati buriya umuzungu ushobora kuba wakizera ni umuzungu wamaze kuba yapfa cyangwa se umurambo. Naho ubundi bwo turimo turabaho mu kinyejana aho abantu bari mu rukundo byemewe cyane ko bashaka kuba bakorana ku bice by'ibanga by'umubiri wabo, ariko ukaba utemerewe kuba wakora kuri telefoni yiwe kubera ko telefoni niyo ifite ibintu by'ibanga cyane kuruta ibice byabo by'ibanga. Aho ubundi bwo kuba waravukiye muri Afurika biragoye cyane kuzigera uruhuka mu mahoro, kuko na nyuma yo gupfa imiryango y'iwanyu n'imbiroga izagukoresha, bazajya bagutongera rwose ugaruke kandi mu by'ukuri uri muri ruhukira. Abagore bose bifashe ntagire imibonano mpuzabitsina baribuze kuba bakorana n'abagabo, badakubwiza ukuri ko sida yabibonewe umuti mu minsi 30 yonyine. Asore nicyo giye kugira ngo mukangoke, kubera ko ndakubwiza ukuri ko nta mukobwa uzigera uhitamo 6 pack mu gihe abona imodoka 6 iruhande rwiwe. Hagarika kwirirwa muri gym ujye gukora. Mba bishoboka cyane ko ushobora kuba wajya mu rukundo n'abasore barenze umwe, icyo gihe ntabwo uzaba ugifite umutima ahubwo uzaba ufite memory card. Abakobwa ni ikiremwa gisekeje cyane, kuko umukobwa ashobora kuba afite boyfriend 11 ariko akirirwa asenga ati Mana ndagusabye ngo uzampe urukundo rwa nyarwo umpe umubano wa nyawo. Icyo gihe rero aho kugira ngo utumwanya usenga gutyo wagakwiye kubuvuga ati Mana uzaha umugisha ikipe yanjye ya football. Ubusugi niyo mpano abagabo bakiraga mu gihe bagiye kuba barongora cyangwa se mu gihe bagiye kuba bakora mariage, ariko mu by'ukuri iki gihe ibyo bintu ntabwo bikibaho kubera ko ubusugi buba bwaratanzwe mu gihe rwose cy'iminsi y'amavuko, cyangwa se nanone bugatangwa mu gihe barimo barashaka akazi, cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo bugatangwa mu gihe bagiye kuba basenga, cyangwa se nanone ugasanga bwatanzwe ahubwo mu gihe barimo barashaka amanota yaba muri kaminuza cyangwa se muri segonderi. Ushaka indi migani nk'iyi cyangwa se amagambo nk'aya ngaya wanyarukira kuri YouTube yacu Oliver.